yakibagirwa igise cyamukubise, umubyeyi yakibagirwa umunsi yonse bwa mbere, umubyeyi yakibagirwa nta nubwo yagira n'imbabazi, nta nababarira n'uwo yagize gute yibyariye. ariko umva ukuntu Imana ivuze mu diaspora, umva ukuntu Imana ivuze wa murundi we, umva ukuntu Imana ivuze uri Zambia, umva ukuntu Imana ivuze uri he, umva nkubwira ukuntu Imana ivuze uri mu Muhengeri, wowe uri Gisenyi, umva nkubwira uri mu mujyi wa Kigali, umva ukuntu Imana ivuze mu Nyarwanda. Iravuze ngo ababyeyi bakibagirwa, ariko Imana yakuremye, yakubumbye, yaguhaye amaguru abandi barayacitse, yaguhaye amaboko abandi yaracitse, iguhaye kubura abandi arabasaze, iguhaye kwambara abandi bambaye ubusa, iguhaye kuba munzu abandi barara hanze. Iravuze ngo njyewe Uwiteka topera lasika enebra, ntago nzakwibagirwa hele stifo, ntago nzakude winima, ntago nzakude stikandore hanze, ntago nzakwibagirwa. Umva nkubwira umupasiteri wawe, umushumba wawe ntagaza ahantu uba, reka nkubwira abo mwasenganye ntibaza ahantu uri, reka nkubwire ngo abo mwabanye ntago bakuzi, nta nubwo baguheruka. ariko Imana iravuze muri uwo mwobo urimo, iravuze muri ubwo butayu urimo, iravuze muri ubwo buvumo urimo, sohoka. Iravuze ngo iracyakwibuka, va muri ako gahinda iracyakwibuka, iracyagutegeye amaboko. Akiri ihumure ry'Imana, kubera ko Imana iravuze ngo ntago nzakwibuka. Ni ukuri ngo abagore murabyumva, amashimwe y'abagore Yesu we ndapfuye kangarukiraho. Ariko Imana ivuga iki? Iravuga ngo hejuru y'ubwo buribwe umugore ahura nabwo, hejuru y'ibyo bihe bikomeye umugore acamo, mwabagabo mwe mufite n'abadame, ndabinginze ngo mwubahe abantu Imana. Ibyo byo nzabigarukaho. Ikintu gitumye nicara hano nuko Imana ishyize ibintu byinshi muri ngewe. Ariko niki nshatse kuvuga? Biravuze ngo uwo mugore umeze utyo watwaye uwo mwana ku cyo gihe cyose, akababara ubwo buribwe bungana gutyo, agasufura wenda inzara ikamwica atwite, wenda simvura ikamunyagira, kuko abantu hari abatwita bakennye ugasanga ubuzima ni hatari, akaburara wenda atwite n'umwe. Ariko ngo umugore yakibagirwa uwo yabyaye. Mana ndapfuye we, Mana ndapfuye. Umugore yakibagirwa uwo yabyaye, yakibagirwa uwo yonsa. Ariko umva ikintu Imana ivuganye nawe, iravuze ngo njyewe nk'Imana sinzakwibagirwa. Birashoboka ko nyoko yakubyaye akakujugunya mu ikarita akaguta ku muhanda, tujya tubona amakuru. Birashoboka ko yanakubyaye abagore baragwira, ibaza umugore utinyuka akihakana umwana, cyangwa se akamubyara akajya kumuta ahantu, cyangwa se Mana we, ibyo bintu ni birebire. Nigize mbona umwana umwe afite ibikovu kunda, nyine atubwira ukuntu ibigo by'amashuri aho twagiye twigura bize habarimo abana bagiye batandukanye, atubwira ukuntu atazi mama we, ofete arerwa n'umugore utari mama we, ariko ngo yamutoraguye imbwa zatangiye kumurya. Nyine yaramubyaye amuta ahantu mu gihuru, imbwa zitangira kumurya, urumva ntago yari akoreye isuku, zitangira kumurya zihera kunda kubera umukondo, zitangira kumurya. Yari afite ibikovu byinshi, arimo atubwira ukuntu uwo mugore yamuhaye ubuhamya bw'ukuntu yakuze. Ariko Mana ndatangaye, arimo avuga ukuntu mbese yamuhaye ubuhamya bw'ukuntu yakuze, ukuntu sinakubwira ukuntu yamutoraguye mu gihuru. Ariko ndashimira Imana, abantu bakwibagirwa nkunda kubibabwira, ariko Imana ntago yakwibagirwa. Umva nkubwire, ongera wikomeze ku Mana, wongere wumve Imana bundi busha. Abantu bakwibagirwa, nyoko yakwibagirwa, abene wanyu bakwihakana. Ubu dufite imiryango yihakana abantu, abagabo bakabuzara abana bakabata. Ye baba we, abagabo muzi ko mwabyaye abana mukamutabarera, aho ngaho ho nzahagaruka. Mba numva mfite ibintu byo kuvuga kandi numva rwose pe. Mana yo mwijuru tugire neza. Reka nigarukire ku kintu Imana ivuze. Iravuze ngo umugore yakibagirwa uwo yabyaye, nta nubwo yababarira uwo yonkeje. Ariko njyewe Uwiteka ntabwo nzakwibagirwa. Ndashimira Imana itatureka, ndashimira Imana itaduta, ndashimira Imana iduhagararaho, ndashimira Imana ibana natwe no mu byago n'amakuba, ndashimira y'amahoro iturinda buri munsi, ndayishimiye imenya ko turyamye ikamenya ko tubyutse, ndumva nyubashye imenya ko twari ikamenya ko twaryamye. Umugore yakibagirwa uwo yabyaye, ntababarire uwo nguwo yonkeje. Ariko Uwiteka twicaye imbere, ariko iyi Imana iduhaye kuba tukiriho, ariko iyi yera y'amahoro ntabwo izatwibagirwa, ntabwo izatwibagirwa. Umva nkubwire wo nkurikiye, ntabwo Imana yakwibagiwe nshuti yanjye. Buretse kwiyahura, buretse kwiheba, buretse kudeprima, buretse kujya kwiyahuza amayoga n'amatabi, buretse gusubira inyuma, Imana iravuze ngo ntabwo nakwibagiwe. Birashoboka ko Imana hari igihe mvuga nkumva bimbanye byinshi. Hari abantu bakora umwuga w'uburaya atari uko bawukunze, ahubwo kubera depression n'ubuzima bugoye. Hari abantu bariho bameze ukuntu, ariko akumva nyine kwiyakira byaranze. Hari abantu bahura n'uburwayi bwa sida, ugasanga agiye kwigirira nabi. Hari umuntu usanga byamukomeranye, ugasanga induru zavuze. Ariko n'iki Imana ivuze, iravuze ngo njye ntago nzakwibagirwa.
ntago zakudestifo edra, ntago zakwibagirwa. Je ntago nakwibagiwe. Ndumva ndi kubwira abagabo batawe n'abagabo, ndikumva ndi kubwira abana batawe n'ababyeyi, ndikumva ndi guhumuriza umuntu wese imiryango yegutseho. N'abantu bakuvuyeho nshuti yanjye, ntago ari Imana yakuvuyeho, n'abantu bagutaye, si Imana yagutaye. Ndikumva ndi guhumuriza abantu bicaye bari mu bwihebe, mu bwigunge, kubera bafite igikomere cy'imiryango, bafite igikomere cy'abo bavukaho, bafite igikomere cy'abo bakomokaho. Umva nkubwire, abo nabo ngabo Iso yaherutse atera na mama wawe, nagaza ahantu barizwe uyu munsi wa none. Birashoboka ko mama wawe nawe ubwe ashobora kuba yaherutse kubyara, cyangwa se akakurera imyaka 5 ariko akagushyira kwa nyakuru ukagenda ukabaye. Birashoboka. Mana nyagasani, heta ya zone kide winima, ndikumva Imana intumye ku bantu bafite ibikomere by'imiryango. Birashoboka. Nanjye ukwicaye imbere naho yari igikomere, ariko ndashimira Imana yomora. Ndakubwiye ngo Imana igitanga ababyeyi, ndakubwiye ngo Imana igitanga abavandimwe, ndakubwiye ngo Imana igitanga. Imana ifite abantu, Imana iguhuze n'abantu b'umumaro, Imana iguhuze n'abavandimwe, Imana iguhuze n'abo wita abashiki bawe, Imana iguhuze n'abo wita abasaza bawe, Imana iguhure n'uwo wakwita so. Bijya bibaho, nabonye abantu Imana igibasha komora ibikomere. Biravuze ngo aba umubyeyi Mana, umubyeyi yakirengagiza ibise, umubyeyi yakirengagiza iyo minsi yo gutwita, umubyeyi yakirengagiza amajoro yaraye, umubyeyi yakirengagiza iminsi yagiye kwa muganga, umubyeyi yakibagirwa igise cyamukubise, umubyeyi yakibagirwa umunsi yonsaga bwa mbere, umubyeyi yakibagirwa nta nubwo yagira n'imbabazi, nta nababarira n'uwo yagize gute yibyariye. Ariko umva ukuntu Imana ivuze mu diaspora, umva ukuntu Imana ivuze wa Murundi we, umva ukuntu Imana ivuze uri Zambia, umva ukuntu Imana ivuze uri he, umva nkubwira ukuntu Imana ivuze mu Muhengeri, wowe uri Gisenyi, umva nkubwira uri mu mujyi wa Kigali, umva ukuntu Imana ivuze mu Nyarwanda. Iravuze ngo ababyeyi bakibagirwa, ariko Imana yakuremye, iyakubumbye, iyaguhaye amaguru abandi barayacitse, iyaguhaye amaboko abandi yaracitse, iguhaye kuba uri abandi arabasaze, iguhaye kwambara abandi bambaye ubusa, iguhaye kuba mu nzu abandi barara hanze. Iravuze ngo njyewe Uwiteka topera lasika enebra, ntago nzakwibagirwa. Helestifo, ntago nzakude winima, ntago nzakude stikandore hanze, ntago nzakwibagirwa. Umva nkubwira umupasiteri wawe, umushumba wawe ntagaza ahantu ba, reka nkubwira abo mwasenganye ntibaza ahantu uri, reka nkubwire ngo abo mwabanye ntago bakuzi, nta nubwo baguheruka. Ariko Imana iravuze muri uwo mwobo urimo, iravuze muri ubwo butayu urimo, iravuze muri ubwo buvumo urimo. Sohoka, iravuze ngo iracyakwibuka, va muri ako gahinda, iracyakwibuka, iracyagutegeye amaboko. Akiri ihumure ry'Imana, kubera ko Imana iravuze ngo ntago nzakwibagirwa. Iyi Imana irashoboye we, ndagibwira ngo sinzi ururimi nakuvugamo. Nabonye Imana igitera impamvu kuba impamvu, ikohereza ibintu bigaca mu ndege utarayicaramo. Tuzavuga Imana mpaka no ku munsi wa nyuma. Mba numva iminsi yanjye yose yo kubaho mwiriye kuvuga Imana, kuko nta kandi kazi nshoboye. Burya buri muntu umufunda amenye uburyo ari butware, ari buhagarare kugikwa. Umva umuyeda abaze ukuntu ari bufata ikarayi cyangwa se igice cy'ikijerekani, mbese cyangwa mbese umukozi wo mu rugazi ukuntu nyine ayo madonga yahanagura, ukuntu iyo pana yoza. Umuntu wese agira icyo ashoboye akumva ko akibashije. Ariko natwe abana b'Imana, natwe edestifo abana b'Imana, haya sire bini Imana, abana b'Imana, natwe abahanuzi tuzi icyo dushoboye. Buri muntu wese amenye icyo ashoboye bitewe na domene ye. Umuntu wicaye kuri mashini muri ofisi azi ikintu ashoboye. Ndikumva abaganga bazi ikintu bashoboye, azi gutera urushinge akamenya ko yaruteye. Yesu Kristo, ndikumva umuntu wese azi ikintu ashoboye. Umusiporutifu abazi ukuntu ajya muri gym agaterura ibyuma akajya yegeranya rwose, babyita ngo nugushiraho ibaba, mbese agakora ibaba akabuzumva neza ko yarikoze. Buri muntu wese azi ikintu ashoboye. Umukinnyi w'umupira azi jongre, azi utuntu twinshi mu kibuga, azi ukuntu nyine azi utuntu twinshi kudefanda muri defense aho, azi ukuntu yataka. Buri muntu wese mu kibuga azi ikintu ashobora. Ariko natwe abana b'Imana tuzi ibintu dushoboye, tuzi kuvuga Imana neza, turabizi ko nayo irabizi, kuko buri munsi iravuga ngo mwana wanjye iyo umvugira ndanezerwa. Imana ishimwe, ibaze nawe, wowe ushoboye iki kunywa itabi n'inzoga? Wowe ushoboye iki gusambana umunsi ukira? Ushoboye iki kwiba abantu? Ushoboye iki guca imanza? Ushoboye iki? Buri muntu wese azi ikintu ashoboye, ariko icyame ikintu ushoboye kikaba ari cyiza kandi kikaba gihimbaye Imana. Biravuze ngo njyewe Uwiteka ntago nzakwibagirwa. Ndi guhumuriza abantu baretswe, ndi guhumuriza abantu batawe, ndi guhumuriza umuntu wese uzi ko afite igikomere cy'imiryango. Ujye muri commentaire unyandikira umbwira uti mwafashwe rya, nanjye mfite igikomere cy'imiryango, ariko nizeye ko Imana yakomoye nanjye izanyomora. Ibi tuvuga ntago bari ukubeshya. Jewe mfite umubyeyi wambwiye atumva umeze nk'agasebe ko ku munwa. Gushize narabivuze nanga gutobora ngo ninde.
arambwira aratinyuka arambwira hari kera naramenye ibyo ari byo ntazi bura mu miryango wa mama tiku menshi hari n'ibyo butanazi uri umwana ariko wakuruka bisobanukirwa arambwira tumeze nk'agasebe ko ku munwa kuko buri munsi twahoragayo tujya kumwaka ibikoresho by'ishuri tujya kumwaka amaminerva tujya kumwaka ibiki byose nyine turi kurekara mu burenganzira bwacu abantu bazi mu karere ka Ngoma ndi umuntu uhagaze mu karere ka Ngoma nigize mbona Imana impagararira mu karere impagarara mu karere ka Buzumba nigayo ikoresheje akarere ka Ngoma aho mama wanjye tuya tuvuga Imana twabonye nta mabanga bahari tuba tugombye kuvuga Imana nayo irimwije kavuga ati ndabashimiye ko mutibagiwe Mana mwijuri turengere cyane rimwe arambwira tumva ati ndaguhaze umeze nk'agasebe ko ku munwa niko umuntu agiye gutya agakoza mu rurimi yabizibagiwe Yesu Kristo we twagiye duhura n'ibikomere by'imiryango ariko duhura n'Imana y'amahoro sinzibagirwa umunsi umwana nigaga kuri college ya Rebera Ibijumba abantu twiganye Imana ibaho umugisha ndimo soza senior 6 mana we tugiye gukora ibizamini bya leta nta kizere nari mfite cyuko ndi bukore exam ariko akarere ka Buzumba karamanuka kiwacu ka Ngoma kavuganye nago mubizi mwebwe ni inkuru ndende umuntu wese agira igitabo cy'amateka akangoma kavuganye n'akabyumba ati umwana witwa gutya nshimira abasharije de l'éducation bo mu turere mukora akazi kanyu neza Imana ibamugisha nanjye kugiye cyane nabonye marayika w'Imana yicaye mu karere mbona aramvuganiye Imana ihumugisha abakozi ba leta muhagarara mu nshingano neza mukabasha gukora icyo mwahamagariwe Yesu abamugisha ngiye kubona numva nicaye nzi ko ntashye birangiye ngiye kumva numva umuntu umwe aho ngaho nyine Imana ihumugisha master wanjye ndamwemerana n'ubu ngubu rwose pe n'imfura cyane Imana imuhagije uburame witwa gutya na gutya bamanutse ku kigo twagiye tubona Imana mutuze bikomere by'imiryango birashira ahantu utakivugira Yesu yahakuvugira aho amaboko yawe atagera Yesu yayagezayo mujye mutuza tuvuga Imana twahuye nayo kandi ntago tubizanamo abantu benshi kugira ngo bititwe itiko hari igihe tuvuga gutya abantu ngo nta mufite nta nzika dufite tuvuga imirimo y'Imana nzika nazo twarabahowe twarabatuwe tuvuga amaboko y'Imana twabo Yesu we Mana uhimbaswe ujya womora ibikomere by'imiryango Imana yo mwijiri komore wowe nkurikiye niba uzi ko hari ahantu ufite igikomere cy'imiryango Imana yo mwijiri komore hazabayo kuramya no guhimbaza Imana gusa stekando hivosa ebra steka eba nibso tuzumva mwijoro hari ibintu bizasigara hano mwisi butiko bw'imiryango ngo banyanze bankunze bagize ibyo hari hano bizibagirana turashimira Imana y'amahoro kuko itagihinduka Imana ibahumugisha isabage Yesu we birashoboka ndikumva abantu batawe ndikumva abantu bagiye barogwa na bene wabo ukarogwa na oncle ukarogwa na auntie wa ukarogwa ndikumva abantu bicaye mu bigeragezo by'amarozi ariko batewe n'imiryango bavukamo hari abantu bakuze bisanga mu manyabingi icyo nacyo ni igikomere hari abantu bakuze basanga iwabo bacuragura icyo nacyo ni igikomere uwo muryango uvukamo uko byasa kose ni uvukamo uretse gusenga Imana igahindura amateka Pelase Braifedro Mani ravuze ngo ni ukuri hasi wanyu yakuroga cyangwa saka kuroga cyangwa nyo kwakakuroga nago mubizi mwebwe nigiza njya kubwiriza hano Kimironko ariko Mana yagasana ndi mwiteraniro ngiye kubona mbona abantu bari baturutse imuhango umugore n'umwana we ariko umukobwa yari mukuru yaramaze igihe kinini mu rushako amaze imyaka 7 atabyara Imana amahoro inkora ku maso inkoze ku maso nsanga ndavuga ikibazo ufite cyo kubura urubyaro ni Imana imbwiye mama we yarubigize mu ruhari ntazi ko bari kumwe mu materaniro ntago uzikomba yabaye aho hantu umugore mama wahaguruka ajya kwiregura umukobwa haguruka ajya kuniga nyina protocole zihaguruka zijya guhosha intambara pastor haguruka ajya guhosha ibyo manuye nanjye mpagara nk'umuhanuzi njya gushyigikira icyo mvuze bitebzanya ariko mumeze muti mwaje gufatwa ryari tuvuga iyi Imana ivuze itavuze turaceceka Perance life birangira umubyeyi yavuze ati ngewe Imana imbabare musabira Imana imbabazi ati nabikoze namuzinza akiri umukobwa ari iwacu nanga kazamzariraho ibinyendaro ariko urwo ruzingo rwamukurikiye no mu rushako Perabe fore mandorega ibyo tubabwira tuba dufite amakuru ibikomere by'imiryango bibaho hari umuntu urogwa akarogwa na nyina hari umuntu urogwa akarogwa na mwene wabo hari umuntu urogwa akarogwa na bene nyina yasire binifu amasamba atumye abantu bamarana ibyo ni ibikomere by'imiryango sinzi igikomere ufite cy'imiryango ariko nje kukubwira ngo bakwibagirwa bakurwanya ntibaba bakikwibuka ariko Imana y'amahoro iracyakwibuka kandi gufitiye imbabazi Mana ishimwe kandi ubwo tugiye gusenga mubuzeyi yakibagirwa nababarire nagire gutya na gutya ariko ngiye Uwiteka ntago nzakwibagirwa tuza umutima Imana yo muri bikomere tuza umutima Imana yo muri iki ibikomere Imana mwijije bagirire neza Yesu abamugisha reka nsenge ushobora kuba ukeneye kumvugisha nimero yanjye ni 0787 415 ibiri naho ngaho munsi kurija naho hasi ibihari
wahanyarikira ukanguta umukozi w'Imana nanjye mfite igigo tugafatanya gusenga. Biravanga uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu atyaza mugenzi we. Nanjye ubuzima bwanjye bwagiye ku murongo kuko hari abandi bifuje kumeka. Niyo mpamvu nanjye umugongo wanjye iteka Imana iwagura kugira ngo nanjye mpeka abandi. Imana ibaha umugisha, Yesu abagirire neza. Kandi ntukicwe n'ibyago n'amakuba ngo ugende usinzira uryame mu nzu wiyahure. Turahari turabakozi Imana. Imana yacyafite abantu iracyafite abakozi batapfukamiye Bayali. Imana yacyafite abantu bayo, iracyafite abizerwa. Nubwo irondo ryivanze n'imisambo ariko hari abandi Imana ikifite itari ya edesirebine. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mbwira abantu mwakomekejwe mu byo bw'iki mubyeyi nuko abantu bateye mu muntu. Ubundi nyababwira ngo mu muntu nta cyiza kihaba uretse umuntu Imana yakuzanira gusa mu gihe cyayo kugira ngo gusa imuguhe muri icyo gihe. Ariko umuntu yarangije umumaro yaramaze muri icyo gihe ajya agenda. Muve ku bantu, mwomoke ku bantu, mujye kuri Yesu kuko niwe nshuti nziza. Yesu abaho umugisha. Ndagushimiye kuko uri Uwiteka, ndakubashye kuko nawe usa nawe, nushyirwe hejuru kuko uri mwiza. Babarira buri muntu wese ibicumuro n'ibyaha yagize kubw'imiryango n'ibikomere byo mu miryango, ariko wongere umurwanirire intambara. Waravuze ngo bazatugarukira, ntabwo tuzabagarukira. Omora abantu ibikomere Kristo kubera ko urabishoboye mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Yesu abagirire neza. Shalom, 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 shalom.